ese nawe uri mu bantu bizera ko ChatGPT ariyo AI irenze izindi zose? Nta makuru ufite. Iyo ngiye kukwereka Ikubye ChatGPT ndetse iyi ngiyi iruta na Manus, ndaza gusobanura impamvu, ndaza kubikwereka. Nkiyibona nahise mpagarika ifatabuguzi rya buri kwezi nafataga kuri ChatGPT. Impamvu ni iyihe? Ngiye kwikubwira. Iyi ngiyi ni sure deal. Iyi ngiyi iragufasha gutera imbere, iragufasha gukoresha AI models nyinshi zishoboka uzikoreshereje ahantu hamwe. Nagutindiye rero reka mpite mfungura ABACUS AI. Yitwa ABACUS, niryo zina ryayo, ni super agent. Super agent nkuko mubizi, agent itandukanye na AI zisanzwe kubera ko agent irakora mu gihe AI zisanzwe cyangwa icyo twita LLMs zivuga. Agent zo zirakora. Muraza kubibona mu kanya, ndaza kubereka ibyo mushobora gukoresha ABACUS AI. Niba hari ugize gukoreshaho Manus AI arahita byumva cyangwa se arahita amenya ibyari byo nico yayimaza. Reka dutangire. Urajya handika imbuga wandike ngo apps.abacus.ai. Uratujya kuri urubuga rumeze gutya cyangwa se baratuguriza screen imeze gutya imbere yawe. Hanga dufite ibice bibiri. Rero igice kiri ibumoso nicyo gice dukoreramo ama project yacu cyangwa se dukoreramo ibintu bitandukanye, harimo n'ama settings n'ibindi bitandukanye. Muraza kubona igice dukoreramo rero cyo hagati. By default ukifungura batabaguhereza model ya ABACUS yitwa Route LLM, Route Large Language Model. Aha rero niho ibera igitangaza, ntabwo ari yo model yonyine irimo. ABACUS rero ikigiza kaga cyangwa se ikigira igihanganje mu zindi AI niki, ikora buri kintu cyose ushobora gutekereza gukoresha AI. Ikora amafoto, ikora amavideo, ikora amakode, ikora ibyo bita presentation za PowerPoint, ikora video iyavanye mu magambo, irimo model zitandukanye ndetse na VO3 ya Google nayo irima ahangaha. Niba warabuze kuyikoresha, ABACUS AI igufite igisubizo. Iki gikoresho nkikibona nahise mpindura njyewe ChatGPT, ndavuga ngo nzajya gukoreshereza ibiri free nibirangira mpite njya muri ABACUS. Iyo ndangije gukoresha ChatGPT bakambwira ngo amanota yanjye cyangwa se credits zanjye zishizemo, nari nemerewe z'uwo munsi ni nishyure, mpita babwira ati muramenye, ngata mfungura ABACUS ku ruhande ngakomerezaho akazi kanje n'ubundi nkoresheje ChatGPT. Nukanda kuri kare akambi kari iburyo bwa Route LLM hejuru, uratubona izindi models ushobora gukoresha muri iyi AI tool. Dufitemo zose uko ari model 23 n'ureba hano hari kuri all, urabona ko harimo 23. Dore LLMs zirimo ni 22, hakazamo n'indi imwe ariyo chatbot, turaza custom bot, turaza kubivugaho mu kanya. Kamaze nkubwire kwanza izo uri busange manga model uri busangemo. GPT kane n'igice kimwe. Mwayumvise, harimo Claude Sonnet kane, harimo Claude Sonnet 3.7, harimo Claude Opus kane, harimo Gemini Pro 0605. Iyi ngiyi nta cyumweru iramara isohotse, niyo Gemini ya mbere kuri internet kugeza ubu izubwenge irusha iyi Claude Sonnet kane. Niyo bari bahanganye mu kumenya ubwenge cyane mu bijyitwa LLMs, kuko ChatGPT nubwo tuyemera ntabwo ari yiri imbere mu manota. Ibyo bita benchmark ntabwo ariyo iyoboye izi ngizi. Iyi ngiyi mubona Gemini 2.5 niyo boss wama tools cyangwa se wama LLMs ariho ku isoko ubu ngubu. Harimo kandi 05 na 06, ino kuvuga ngo yasotse tariki 6 z'ukwa gatanu. Iyi ngiyi mbabwira yasotse tariki 5 z'ukwa gatandatu. Ubu turi tariki 10, yashize iminsi 4 gusa igiye hanze. Hey, mwari mwabona ariko harimo Gemini Flash, harimo Omni kane. Mana yanje, murabizi ko Omni zihenda, narabisobanuye ndi gusobanura ChatGPT, muzarebye video genda uyirebe. Harimo Omni High 3, harimo DeepSeek R1. Hey goko, iyi tool ndakubwiye ngo nisi. Harimo Mini ya Omni, GPT kane Omni ya Mini. Harimo Grok ya wa mugabo bita Elon Musk 3. Mana yanje, abaza ama tools ya AI cyangwa ama LLMs murazi uburyo iyi LLM iteye ubwoba. Harimo Rama ya Meta Facebook, Rama kane Maverick. Ndakubwiye ngo nta gikoresho udafitemo ahangaha. Harimo ABACUS AI Smoke, iyi ngiyi nayo ni ya ABACUS, n'indi model yabo yiyembwira kuri Route LLM. Hakazamo Queen 3 ya Alibaba. Oh la la. Hakazamo GPT kane n'igice kimwe Mini. Muzi uko nabasobanuriye uburyo bakoresha ama GPT
4 series n'ama GPT O series murabizi nabisobanuye. Hakazamo Perplexity Pro nayo ni ya Perplexity. Hakazamo Search LLM nayo ni ya ABACUS. Hakazamo GPT kane n'ibice bitanu preview. Hakazamo no email answering agent. Ini agent iri muri custom bot. Ni bot ishobora kugisubiza email zawe cyangwa se email zanjye. Kugira ushobora kwiconnectinga na email yawe Gmail ikajya gusoma email zawe ikazisubiza. Iki nicyo biti gikoresha. Akagira muri ndirero bita AI engineer. Harimo no mu engineer wo mu AI ahangaha uyu nguyu no gukorera ama chatbot. Ushobora kwikora chatbot yawe wenyine ukayibwira ibyo yagendera isubiza abantu iganira n'abantu. Ntago iyi tool ibaho. Reka tube turetse aka gashero turakagarukaho. Route LLM ushobora kwikoresha ibintu bitandukanye ngiye kugusobanurira ahangaha rero niho uri buze kumenyera agaciro ki tool cyangwa se ki AI. Ishobora gukora amafoto, ishobora gukora amakode, ishobora gukora playground na ishobora gukora ibintu bitandukanye. Ishobora gukora ibintu bitandukanye bisaba nk'ama report, nk'amakode, ni ibintu bitandukanye ishobora gukora muri playground. Ni nk'ikibuga nyine cy'aba pro. Hanyuma PowerPoint ishobora gukora PowerPoint generator, ini generator ya PowerPoint. Ikora deep research. Ingi murabizi ko no muri ChatGPT irimo. Reka tubereke noneho ahantu ruzingiye, ahantu hahishe. Imara ahantu hishe ahangaha muri more. Reka dukande. Ikora doc generation, ikora amadokima. Ikora video generation. Reka tura doc generation. Hano ushobora gukora document ushaka iyo ari yose wifashishije kare ka feature. Reka dukore urugero noneho video generation. Baguhereza izihe modo. Reba VO3 ya Google nari babwiraga. Mwayibonye VO3 iyi ngiyi isotse vuba. Dore Haluo y'abashinwa. Dore Kling nayo ngiye ahangaha. Dore Luma Labs, dore Runaway, dore One, dore my goodness, Topaz Upscaler. Hari mucyo bita tools zikora ama video zose ushobora kwifuza. Zazindi zose ugenda bakakubwira ngo ziri paid, zirishurwa. Ahangaha uzifite zose imbere yawe. Angatwe turi muri video generation. Utama modo ushaka gusa VO3 kwera kwihenze cyangwa se itwara imbaraga nyinshi bakubwira ko iri bukoreshe 60% by'ama credit yawe yose. Reka tube tuyore ntago tuje gukora video anga. Prompt ishirangaha ubundi ukavuga duration ushaka bakaguhereza video ushaka. My goodness. Hanyuma reka tube dutarutsa ko ngako. Tuje kuyindi turi kuri video. Reka tuje kuri lip sync. Lip sync nko mubyibuka twayikoresheje Hedra dukora video y'umwana y'abana bavugaga. Abana b'abanyamakuru. Twakoresheje Hedra ariko nanga ariyo yonyine ushobora kuyikoresha. Hari izindi bikoresho ushobora gukoresha gusa ahangaha irinkinze na Hedra. Nuvuga ngo nshobora kuba mfitemo Hedra ahangaha. Nukuvuga ngo sinyene kujya kuri Hedra kugira ngo nkore lip sync. Ibya bintu nakoze muri video y'abana bavuga nshobora kubikora muri ABACUS. Navuye muri ABACUS. Hanyuma turi kuri lip sync guhuza ifoto n'umunwa. Hanyuma tujye kuri text to speech. Gusa ushobora gufata amagambo ukayahinduramo ikintu kivuga. Ushobora koresha 11 lab. Murabizi ko ufashira muri 11 lab amagambo text ugakuramo audio. Iyi 11 lab irimo hangaha. Dufite muri OpenAI nayo ishobora kubikora ibyo ngibyo. Dufite na Yume nayo ishobora gukora ibyo ngibyo turi kubabwira. Ugufata amagambo ugakuramo audio. Uhitamo submodo bari bukoreshe bitewe na modo wafashe nanone. Hanyuma ugatamo n'ijwi ry'umuntu ubikore. Nkuko wabikora kuri website ya 11 lab. Nahanga urabikora. Ibyo ngibyo turi muri text to speech. Reka tujye muri speech to text. Iyi ngiyi ni ugushyiramo audio noneho ikayumva igatugoreza ibintu byanditse. Modirimo ni OpenAI yonyine. Mwabonye ko ariyo ikora ku kazi ariko ntabwo ariyo nyine ishobora kubikora gusa niyo bakoresha hanga niyo iri powerful muri ako kazi niyo hano bagukoreye selection y'amatool ya AI ushobora gukoresha akazi akagukorera akazi kawe utavunitse ahantu hamwe. Iki gikoresho ngiye nkibona nase nkuri saluti. Ndaza kubwira gusa weakness imwe nabonye ariko ndakubwiye ngo kugeza ubu ngubu nta kindi ndabona. Task ushobora gushyiramo task. Buri kufunguye feature hangaha cyangwa mode hangaha reka tuvuge tweet feature utubona ko gahita kajya hano iburyo muri text box. Hano bandika prompt box cyangwa text box. Uratubona hano iburyo gase kajya hano uvuga ngo turimo gucreatinga dukoresheje task. Tufashe doc gen iri hano. Dufashe lip sync bashyiraho kare akantu kameze nk'umunwa n'ubundi hariya. Nako hano nako bashyizemo ko twari kubikorera hariya. Okay fine. Reka dukomeze kuri humanize. Humanize rero ikora iki? Humanize ubundi iyo mukoresha aya AI tools hari uburyo iyo ugiye kudetectinga babimenya ko wakoresheje AI tool.
ahangaha rero ni uburyo bwo humanizinga. Niba uzi ko ubikora bakabwira ngo bagufashe bakoresheje AI, ujye uzushyiramo humanize ahangaha. Nta umuntu uzabimenya, izavuga nk'umuntu ntabwo izakora nka AI, kuko babishyizemo ni amakode. Nzabibakoreraho ikiganiro uburyo bibikorwamo, ukaba wamenya ibintu byakozwe na AI. Ariko ahangaha wakoresheje nta muntu upfa kugufata. Yes, tuhihorere aho mwakabonye. Tujye kuri editor. Iyi editor yeditinga ibintu bitandukanye, yaba editing amadokima, editing ibintu byose ushaka kueditinga. Ushobora kuzamo hano ugashyiramo text ukeditinga, nyine biroroha kueditingira washyizeho iriya feature. Hanyuma tujye kuri video analysis. Mu ndebere namwe video analysis, ushyiramo link ya video ushaka kuanalyzinga, bakagenda bakareba cyangwa ukayaploadinga, bakayumva, bakanalyzinga, bakagoreza result zawe za video washyizemo. It's not easy, ntago bizoroha na gakeya. Reka tujye kuri scrap URL. Scrap URL ushyiramo URL runaka cyangwa se link runaka ushaka ko bajya guscraping. Guscraping ni ukujya gusura iyo link watanze, bagasoma ibintu birimo byose, bakakuzanira bakuyemo ibintu byose ushaka kuri urwo rupapuro cyangwa se website. Website runaka uyishyiramo hariya, bakubwira ati genda scraping, barayisaka bakayisaka bakinjira no mu nda, bakakuzanira ibintu byose biri kuri iyo website bibitse kuri iyo page watanze. Iyo niyo scraping. Tujye kuyanyuma ni screenshot. Screenshot rero igufasha iki? Screenshot igufasha guscreeninga, gufata screenshot yaba ya window runaka ya ikintu ufite kuri computer yawe, cyangwa se kuri Chrome tabs. Zino tabs zanjye zifunguye hano hejuru, nshobora gufata imwe nka screenshotinga, nkayifotora, narangiza nkayizana, nkayikoresha ibyo nshaka gukoreramo hano muri ABACUS. Reka mfate nk'ingi yo muri nakoreyeho kare muri Manus ni screenshoting. No kuvuga ngo iragiye iri kuyifata. You see, iri kuyi screenshotinga, iri kuyi recordinga mu yandi magambo. Nimaze kuyi recordinga rero iraza kuzana kuyikoresha hano muri kubona kuri screenshoting. Yamaze kuyifata, dore ngi screenshot hangaha, no nshobora kuyiganiriza noneho nkoresheje bya bintu yabonye hariya hirya. Byumvise akazi kari muri ABACUS, uburyo akazi muri ABACUS koroshye. Iki gikoresho nshuti zanjye ntago kibaho. Hanyuma ugatangira gucatinga nayo, iyo ni ikindi gice. Hanyuma kubyo nagomba kubabwira kuri aka gataburo kari imbere yanjye bisa naho birangiye, ariko nyine ushobora kwikoresha ibintu bitandukanye. Hano ushobora gushyiramo LLM ushaka, ukavugana n'iyo LLM. Mwabibonye 0605 niyo nshyashya, reka dushyiremo ahangaha. Niyo ushobora kuganira ibyo uri kuganira byose, nabyo urabura kuganira na Gemini Pro 0605 isotse yashize iminsi 4 gusa. Hanyuma rero nitujya kuri DeepAgent, katujyewe ture kuri DeepAgent ibyari byo. DeepAgent ni nkaho dufunguye Manus, abazi Manus ibyo kudukorera ibintu bisa nk'ibyo mukora muri Manus. Reka ngusone DeepAgent yahanga rero ibintu birimo. Reka nkwereke nk'ingero z'ibintu byagiye gukora hano. Tugiye ku ma feature ama apps, ama application yakoze. Reka turebe nka application app to simplify shared expenses. Reka ndebe nka app yihe yo kudatinga. Dufungure turebe. Hariho ama examples. Iyi ni app yakozwe ni ABACUS AI. Harimo utu video kuri buri app. Hano atanze prompt, irageneratinze, iranje yiga neza umushinga, ego iri kubiga nk'uko abazi Manus uko ikora neza. Ahangaha ariko ndaza kuberekana no akarusho k'iyingiyi, mbabwire na cons ikintu kitari kiza nkurikije Manus kuko byose ndabikoresha. Dore app irarangiye, imaze kuyikora directly. Ari guchatinga nayo, amaze gukora chat dating AI app. Ushatse kubikora, ushatse kwitrayinga, baraza kugutwara ama credit 350 kubera yuko mfite credit kuri iyi ABACUS. Hanyuma urwo no urugero rumwe mufashanga. Reka tujya muri short videos yagiye ikora. Reka tuvuge nka video ya The Future of AI, Discover ABACUS AI. Ni video yakoze kuri future ya AI. DeepAgent TikTok takeover, create AI influencers. Dore by high, can you generate whatever iri ku generatinga short video. Video ngiyo, dore ngiyo avatar cyangwa ufite umuntu bakoresheje ukuntu ameze. Na link ya video ngira bare guhaye preview video, dore ngiyo
murabona ukuntu video isa neza, murabona video ukuntu isa neza. My goodness, you see, mwabonye abacus ariko kugira ngo ukore iyi shot biragutwara ama credit 2000. Ushatse gukora ni hafi 2000 ushatse gukora nawe uru rugero. Reka twireke urwo n'urundi rugero ushobora gukoresha iyi agent. Ushobora kwikoresha AI chatbot, ushobora kwikora chatbot wowe ubwawe. Kanze turebe nk'urugero rwo bakoresheje. Hano yakoresheje Duolingo mini practice your Spanish. Yikoreye app yo kumwigisha icyespanol. Nawe ushobora gukora app yo kukurigisha ururimi runaka. Katurebe ukuntu babikoze. Bizagutwara ama credit 400. Ubu bari kumukorera app azajya aganira nayo buri munsi, ariko akaganira nayo ari kwiga ururimi. Dore app yarangiye nayo hariya kandi. Ayibonye iba deployed, dore ngiye yageze kuri internet. Ni iyo umuntu yikoreye izajya imwigisha, yayihaye izina ashaka, yayikoze uko ashaka. Icyo igomba kumwikorera ni ukumwigisha icyo bita icyespanol. Ushobora gushyiramo igiswahili, ushobora gushyiramo ikindi kirimi uzi ko kizwi neza n'izi AI, ikaba yakikwigisha. Okay, mwabibonye ushobora gukora app ama credit 400. Integration no kuintegrating noneho mu bintu bitandukanye, nko kuyikoresha kuri X, kuyikoresha mu bintu bitandukanye, kuintegrating nka MCP kuri GitHub. Ibyo ngibi ni by'aba developers cyane bamenyera ibintu bya development. Reka ne kubijyamo cyane. Hanyuma deep research, ushobora gukora deep research kuri topic yari yo runaka ushaka yari yose. Hanyuma ushobora gukora PowerPoint. Reka turebe urugero, uyu muntu yakoze PowerPoint kuri future space habitat. Yakoze deep research kuri presentation, yakoze presentation kuri future space habitat. Abantu bazatura kuri muri space cyangwa se mu isanzure. Reka turebe ukuntu byagenze. Analyzinga ariko iraza kubimuhereza ari PowerPoint presentation. Dore iri gukora n'ama image, ikora amafoto. Imanzi gakora icyo bita research, murabizi ko ikora ama agent zuko asikora icyo bita ubushakashatsi. Aratekereza, agashakisha, agasura imbuga runaka, agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ubone result ushaka. Abantu mudakoresha ama agent sinzi uko ahantu muba, sinzana mubaye. Dore ngiye yarangi, mwayibonye? Dore ukuntu presentation imeze neza. Dore presentation yarangi, ukayidownloadinga ugatujya gupresent imbere y'abantu. Nta kintu na kimwe warushe. AI iraryoshye. Ama tugiye kuri browse use. Ushobora kwikoresha muri browser ni kuri internet nyine, hano dukoreshereza ibintu byose kuri internet, ushobora kwikoresherezamo hariya. Hanyuma ushobora kugikoresha igasummarizing tweets, igashobora kugushakira tikende gihendutse, ishobora kugukorera ibintu bitandukanye, kugukora nka thumbnail za YouTube. Reka dukoreshe thumbnail za YouTube. Hari ibindi byinshi cyane. Data analysis. Aba data analyst nabo akazi kagiye deja. Mbere yuko nkwereka urugero rwakozwe na ABACUS AI, rikamanze nkwereke agace gasigaye ko muri settings uzifashisha cyangwa se uzakenera n'ubundi kugira ngo umenyeho tuntu tumwe na tumwe. Ukinjira muri settings, aha hejuru uzabonaho billing na profile yawe, ni amakuru ajyanye n'umwirondoro wawe, ndetse ABACUS nubwo ntari nabivuze na amadolari 10 ku kwezi, ariko ugereranyije na agaciro ifite ndetse n'ibyo ikora, ntushobora kugereranya na ChatGPT yishyura 20 yose ikubye kabiri, ariko ikaguhereza nyine ibintu biri limited. Iyi ngiyi irimo ChatGPT ya OpenAI, ikabamo na agent ubwayo. Murabibona rero ko hano igiciro ni kimwe cya kabiri cya ChatGPT, ariko kabundi ko afite na agent. Ngiye ngurisha agent ya Manus, nkuko nabivuze, nayo nishyura 45 amadolari buri kwezi. Iyi ngiyi iri agent ubwayo. Nuvuga ngo mfashe igiciro cya Manus AI ngateranya igiciro cya ChatGPT AI, mbonamo ABACUS AI ihendutse, ikora ibintu byose byagombye gukora muhari. Gusa icyo nta kwemeza, gusa nanone hari ikibazo ifite nuko itabasha gukora ibintu byinshi nka Manus AI, kubera ko hari ibintu itaremererwa gukora, iri limited
kuba yakora ibintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu nyifite ifatabuguzi rya Manus AI. Nizere ko abantu muri groupe mwabaze gukoresha Manus mwese, kuko natanze invitation code y'ubuntu no kuri post zanjye. Nizere ko iriho mugende muyirebe, nyaboneka mukoreshe agents. Ako ngako kavuyeho. Dufite kandi task, nkuko nabivuze muri video ya ChatGPT. Ushobora gukora task ni ibintu ukora computer cyangwa se AI ishobora ikuzanira nyuma y'igihe runaka cyangwa se ku gihe runaka mwavuganye, ikagukorera akazi runaka wayisabye kugukorera. Nk'urugero, ngiye buri munsi nakira amakuru agezweho kuri internet muri AI, iragenda ikayakusanya ikayanzanira ikayampereza kuri email. Iyo ni task nayihaye kugikora buri munsi, nico bita task. Na akazi gukorera ku masaha cyangwa se ku minsi mwavuganye. Hanyuma ukagira project ushatse to creating a project. Niba nta project ufite cyangwa se ari project ushaka gukoraho, ukahereza izina ubundi ugakomeza ugakoreraho. Hari competition, deep agent competition. I competition niba hari ikintu wakoresheje ABACUS AI project runaka yabaye nziza cyangwa se wakoze wifashishije ABACUS AI, urayisubmitinga ahangaha ugatsindira ibihumbi 2500 by'amadolari, n'amafaranga menshi, miliyoni hafi 3 z'amanyarwanda. Nizere ko rero muri guprofite mukazaza kujya muri aya marushanwa. Dore bamaze gutsinda nabo ngaba bari hano hasi. Urabona ko bagenda bahemba hafi buri cyumweru bahemba umuntu umwe 2500 by'amadolari. Hanyuma ko kavuyo tujya kuri model context protocol server configuration. Ibi ngibi sindi bubitindeho, abantu batazi ibyari byo, cyane cyane abantu bakora ibintu bya AI cyane mu kuzitoza no kuzikora barabyumva cyane, ntago ibi nabijyamo byaba ari somo rirerire. Hanyuma hakaza connectors ni ibintu ushobora kuyemberera kujya ikoresha mu biganiro bya. Nk'ubu urabona ko iconnectinze na Google Drive yanjye iriho amadokima, harimo ibintu bitandukanye. Muzi ko Google Drive ni computer ubwayo, ibitseho amafoto, ibitseho amadokima ya Excel, amadokima ya Word, ibintu byinshi cyane, PDFs, ibintu byinshi cyane. Nuko ngo yiconnectinze ibishobora kujya ijya kurebamo mu biganiro muri kugirana nayo, ikaba yaza muri chat muri gukorana, ikaba yakoresha ibintu biri kuri drive yawe. Ushobora kongera OneDrive, ushobora gushyira ibintu byinshi. Ukanda hano kuri click here ukareba ama connection cyangwa ugacreating andi connection, ukaba wayihuza n'ibintu bitandukanye. Ushobora no kuyuza kandi na email, mwabibonye nabyo. Hanyuma kumanaginga, reka tureme nko kumanaginga. Hano ni bot, ngiye mfite ni bot isubiza email answering agent app. Ni app ushobora gushyira muri zindi zawe, ushobora kwikorera izawe, hari uburyo babikoramo. Uko managinga team, ushobora kongeramo abantu bawe ugakora team, ushobora gushyiramo group ugakoraho group, n'ubundi ukinjizamo abandi bantu. Akaza na referrals, ndaza gushyira iyi link muri description. Nuwango niba udakoresha ABACUS ukaza kunyura kuri link yanjye ukabasha kwishyura ifatabuguzi rya $10, baramerezaho $5. Ni wowe uzi niba ufata umwanzuro wo kuyikoresha cyangwa se utari buyikoreshe ABACUS AI. Hanyuma ibindi byo wenda tugiye muri privacy niyo yabisigaye. Settings, muri settings harimo ibintu ngomba gusoma gusobanukirwa kuri AI. Ibyo ngibyo ushobora kubidownloadinga hanga ukabisoma witonze, ntabwo aribyo tugendereye. Hanyuma ndangije kugusobanurira ibice bigize ABACUS AI, ahasigaye nahaweho kwibyaza umusaruro. Reka tujye rero kureba urugero rw'icyo wayikoresha. Tugiye gukoresha ibintu n'ubusanzwe bayikoresheje, ariko ndagusobanurira byimbitse uko bikora cyangwa se ibyo ari byo. Ni uburyo ushobora kwiga thumbnail runaka nk'aba creator, ukiga channel y'umuntu runaka thumbnail uburyo azikoramo, ikagufasha kugukora analysis y'izo channel. Reka dutangire amasobanuro. Dore ngiyo prompt ndayitanze. Prompt iravuga ngo jya kuri channel ya Marcus Brownlee, numuramuzi numu YouTuber wa mbere mu gukora ibintu bya tech, uanalyzing uburyo akora mu thumbnail ziwe, ureba ama video aherutse gukora, hanyuma umbwire ibyo ngiye nakora kuri channel yanjye nkama nagenda mwigana cyangwa se mugenderaho. Iyi simba zibazo ngo ushaka nkoresha video zingahe niga 10 se, ushaka nkoresha ibiki n'ibiki bikwenteresa, n'uburyo bipangamo ibintu, n'amakurera akoresha, n'amagambo yandika, n'uburyo afatamo amafoto yiwe yifashe, n'ibiki ushakamo. Hanga ndabibwiye nshaka gukoresha ama video 10 ya nyuma, hanyuma undebere design uko nayikora, design elements, hanyuma unandebere na fashion na product placement, uburyo pressing ibintu bye kuri thumbnail cyangwa se uburyo agenda bishyiraho ibintu bye kuri thumbnail yiwe, hanyuma unkore analysis umbwira icyo nakora kuri channel yanjye.
ngaho umuhungu mu agent atangiye gutekereza, ari gutekereza mujye mumuhereza umwanya atekereze uko niko zikoze. Iki simbaza cya mbere ni ukumbaza, ni ukuyihereza icyo bita YouTube API key, kubera ko tujye gukoresha YouTube. Iyi agent nkuko nabivuze iragenda igakora akazi, ni nk'aho njye nakagombye kuba ndi kubyikora ariko njye ndicara ibikore, ariko irakenera ko nyihereza urufunguzo ruyemerera gukoresha YouTube API key, kuko ugiye gukoresha API za YouTube iraza kureba kuri ya channel, igiye kureba nkuko nawe ugenda kureba ugafungura channel, hanyuma ariko yinjire muri database ariko nabyita ya YouTube, kuko hari ibintu bikeneye gufata yo nk'ama thumbnail. Hanyuma urajya kuri console @cloud.google.com ufungure tujye gukora API key yo gukoresha kuri YouTube. Nugeraho niba nta project ufite, njye nsanzwe mfite ama project, uraza gukanda hariya hejuru uje kuri new project. Kujye nsanzwe mfite izindi project ndibuzirengagize, nkande kuri new project kuko ni ikindi kintu yo gukoresha, nyihereza izina ndayita YouTube. Reka nyite YouTube, ushase wayita ABACUS, izina ushaka upfa kuri iti izina uzajya ubasha kwibuka ko ari ibyo uri gukoraho, cyangwa se ari rwo rufunguzo rukujyana kuri runaka muri app yawe runaka uri gukora, cyangwa se kuri twe turi gukoresha urugero rwa YouTube kumenya ukuntu thumbnail zikorwa muri YouTube. Hanyuma irarangije, uraza guhita selecting your project kuko ushaka kuyikoreramo, niyo ushaka gukoreramo kuko hari izindi zari zifunguye iwanjye. Hanyuma ujye kuri API and services ukandeho, cyangwa se jara hejuru ushakishe API hub, API services, API and services, ariko ushaka kwakoreka muri API gusa baraza guhita bayikwereka mu mashakiro ushake iyitwa YouTube data API. Uhite uyenebolinga cyangwa se uyemeze ko ushaka ko bayishyira mu kazi, ko ugiye kuyikoresha, ugiye kuyisaba amadata runaka. Baradwa kugeza ahangaha, niba kugeza ahangaha uratujya muri credentials hariya ibumoso. Hanyuma ukande public data, bagoreza amadata public y'uwo muntu wemerewe gukoresha, ukande next. Baratwayigoreza ngaho ukande kuri show key, uyikopie cyangwa uyifate, ugaruke muri ABACUS uyishyiremo hariya usubmitting. Urabanga urabuyihaye uburenganzira bwo kujya gufata ibintu kuri YouTube, ariko nkawe kuko wakoresheje account yawe bamenya ngo ninde uri gushaka ibintu bya YouTube agiye kubikoresha iki. Nicyo bashyiriyeho urufunguzo, ntibashobora gupfa kubyemera umuntu wese ngo abikoreshe batazi ngo ninde. Hanyuma ari kuvalidatinga server, iri gutekereza, ari guplaninga, hanyuma ari kujya kuri iratangiye gucollectinga noneho video data za video za zuriya mugabo MKBHD. Marcus Brownlee. Hano mfunguye computer yayo, ngiye kureba ibyo kubona nyine, ngiye kuri server ninkoresheje computer yanjye, ngiye kureba muri computer ya ABACUS. Ibi ngibi no kuri Manus murabizi, ushobora kureba ibyo gukora inyuma mu gikari. Dore kunuri kureba, nshobora no kuyikandaho nkajyaho ibyo nshaka nkabifungura kuri computer. Dore ubu ngubu yageze kuri channel ya Marcus. Ngiye nta kintu kimwe ndi gukora, ndicaye gusa ndi kwirebera gusa, ndi umufana. Iri analyzing, iri kwiga. Hari ibumoso murabona akazi iri gukora. Hano iri gucreatinga folder, irakomeje, iri gucollecting amadone, iri gufata iri kudownloadinga thumbnails no gukora icyo bita JSON file, ni file yandikamo amakuru y'ibyo ifite cyangwa se ibyo imaze kubona. Iraza downloadinze, hanyuma dore igukoreye file ya JSON. Iyi JSON file iraza kwimeze gutya, irabiza kuri maya makuru apanze gutya, ariko ntabwo ari gutyo yo ibimeze. Ibyo birasomeka ku muntu. JSON file ikunda gusomwa n'ama program cyangwa se n'ama AI ashobora kuyisoma mu buryo bworoshye. Ni format baba barashyizeho kugira ngo ibashe kugenda ibintu byose ku murongo. Dore thumbnail ngizi nk'abantu, video yitwa ya kabiri yitwa OnePlus 13s. Iyi ngiyi mwabonye ko buri bafashe video n'igihe yasohokeye, bafata ibintu byose ku makuru ya channel ya Marcus.
dore bari kukubwira noneho ibyo ushaka kumenya, dore ngibyo buri video byose bari kuyivugaho, ari amakuru niyo nari nkeneye ko bagenda bakandebera bakanzanira. Hanyuma rero kuko ari research mba nimo cyangwa se ari ibintu mba nshaka kwiga, mfata umwanya nanjye nkabisoma. Murabibona yabirangije, ya downloadinze n'ama thumbnail yashira muri Ikubye ChatGPT thumbnails kuri computer yayo, hanyuma imapinga cyangwa se ihuza amakuru y'ama thumbnail ya downloadinze n'amakuru bijyanye n'ama thumbnail muri JSON file yiswe thumb map. Buri kubibona, dore nkanzeho bahita bafungura thumbnail bakayinyereka, yayibitse kuri CDN. Irayi downloading ikajyana kuri CDN, n'ahantu yo ibika. CDN n'ahantu ushobora kubika ibintu bitewe n'ahantu umuntu aherereye kugira ngo bitaza gutinda biri kumugeraho. Rero ngo yashyize kuri CDN inyegereye ngewe. Dore amakuru yose yafashe ngaya kuri buri channel, kuri buri thumbnail yafashe video ID iyo muri kuyibona, ifata title y'iyo video, ifata isaha yayishyiriyeho, hari imaze amasaha 12 yishyizeho views ifite, igafata noneho na thumbnail izina ryayo kuri computer ya kuri database ya YouTube. Ngaya makuru nashakaga. Hanyuma dore ngiye computer ngiye kuyijagajaga, nshatse nkanda hariya aho nshaka kuri iriya computer, nakwinjira no mu mafuda akoze ari kuri iriya computer. Iyi ni computer ya ABACUS, ni computer iri ku murongo kuri internet, ariko ni nazo zikoreramo. Iyo umaze kwiyereza ibintu byawe, computer yawe nta kamaro bigifite, niko navuga, ikoresha computer yayo, irabya uploading kuri computer yayo, ariko kaguze n'ubushobozi bwo kuba wabasha kureba muri computer yayo byiri gukora. Dore ndi kuzifungura, dore ndi kuzikandaho, ibintu byose ndi kwinjiramo nkuko nakoresha computer yanjye. Ubwo bushobozi ndabufite. Ese mwabonye agent, ariko cyo bita agent mwazibonye? Dore ngaya makuru yose nari nkeneye ngaya, hanyuma nshaka uraya downloadinga ukayimarisa icyo ushaka. Ngayo nguko rero urugero rw'ibyo wakoresha ABACUS, ariko nakagiro kamwe mu ngero mamiliyoni n'amamiliyoni y'ibyo wayibyaza umusaruro bitewe n'ibyo ukora. Nge ndi content creator, so nayifashije mu kwiga cano y'umuntu dukora ibintu bimwe take imwe, ariko navuga turi muri category imwe kugira ngo nsome ku ma thumbnail yiwe, amasomo nakure kuri buri thumbnail bigenda bite, ayitekereza ate, ibyo ushaka gukoresha agent wabiyituma ikagenda ikabikuzanira byose ibyo ushaka. Hanyuma rero ndasoje, nizere ko ari ikindi kintu wungutse mu rugendo rwa cyangwa mu bumenyi bwa AI. Nizere ko kandi no kwiga AI mu buryo bwisumbuyeho, wakoze gukurikira. Niba utarakora subscribe kana subscribe, niba warayikanze ni byiza, shyiraho comment, ushyiraho like, niba wakonika ngo keep creating gusa, aho kantu kadutera imbaraga. Hanyuma sharinga video, ufasha abandi bantu kumenya ko hari ibindi bintu bitari ChatGPT bashobora kubyaza umusaruro, hari ibindi bintu bihendutse. Niba afite akazi kenshi, kuko ngiye nyikoresha iyo credit bamaye kuri ChatGPT isanzwe ashize, kuko nahagaritse subscription, ngatangira kuri ABACUS ngakomeza akazi kanje, cyangwa se ngakomeza muri ABACUS kuko ntago bamagarika gukora. Mwabyumvise rero, mwakoze kuza, ndabakunda, bye.